kamarezo nta kamarezo kuyibona iyi mashini wayihawe nande bidomo iyi umva nayo inde wayikugurisha mu ijise ni mashini irahinga izimwe zo muri filime ha hako mufite ikibazo cyo mu mutwe baza ari filime ari gukina ndebera kandi ndebera kuntu mu mutumu umuntu iterambere rye risubira inyuma kitazira n'iterambere bazanye mu mudugudu barakwemeye murebe ko utaribonamo uri rudomo reba uko utaribona domo kuri injiji iyi ni mashine aho handi haba hari clavier bandika hari he inyi haba hari clavier aho bandikira aho bandikira domo iyi ni mashini ikoranabuhanga iki gisembasemba barangije barakuzanira nawe yewe akira ibyawe abakandira ubu se ubu telefone yanjye umwana wanjye yanzaniye wabonye ifite ibyo bintu uri kuvuga bakandaho zirase kandi telefone z'ikoranabuhanga wabonye igira ibice bibiri no iyi ni igice kimwe ukwacyo n'ikindi ukwacyo ariko noneho umudugudu wacu uje abasazi ni w'abasazi gusa tuzajya rudomoro tugire mafuti yewe mana we bakongeyeho na mvange watuririye n'ibigori murakajya umuswa ubwo rero mubonye naguze intuza pompuruta mutangiye gusakuza ntangiye kubarusha mu iterambere ntangiye kubagenda imbere ubwo iryo si ishari iryo terambere ryawe ubwo iryo si ishari jyana imari yawe oya mwe nta nama mwangira muzabona ko twakugira inama zanyu ziragatabwa mu musarani ngaho genda gaseka muhinya gaseka zishika ngaho jyana imari yawe uzaba utubwira reka nigendere rero mu rugendo rwanjye nakamara amazi ibyamvange tuzaba tubyigaho nta kibazo urugendo ruhiye kame ntemera mu mudugudu wanjye ndebe uko byifashe si nyirantambara wowe uretse kugenda hagati ya nkuvugishe ye umudugudu usenywa kumera nyirantambara kumera cyo komera niko amakuru ndi kumva ari kugenda wihwisa muri uyu mudugudu yaba ari ukuri makuru kise kandi ko nyantambara wowe ngo usigaye ngo uryamana na wa musazi ngo ni mafuti wa murwayi w'indera ibyo bigambo muba muvuga n'ibiki bipfuye byose kuri nyantambara umusazi koko wirirwa wirukankana ku gasozi nawe oya ndakubaza neza ayo magambo muba muvuga kuri mudugudu ushinzwe kumenya ubuzima wanjye mbayemo kwanza reka mubwire nyirantambara reka nakubwiza ukuri igihe mafuti twarihuriye afite matora agiye kwimesa mu mugezi tugenda tucaguramo gato ariko byaragabanutse sha ntimukaninye oya ntabwo twagutinya rwose oya sha ntimukaninye hanyuma iyi matora yibye se ngiye kwimesa sha ngiye kwifura buriya ntureba nuko ngiye gira ibanga ngiye nyirantambara ejo bundi yaransuye urumva piku naragitinitse sha irimo kunuka yijyanye kwifura naragitinitse nagitikura ariko uvuga ngo wowe nawe hari ibyo muba mwayikoreye si wa mafuti w'umusazi sinawumva iby'abasazi mbese muri kimwe kankurekana n'igihe aha wanze inama zanjye reka ngureka n'ubu intambara zawe izina ni ryo muntu umusazi arasara akagira ijambo gihamya se mujyanama ntitwari kumwe je kandi buriya niyo mpamvu nzajya mbanyuzamo inshi umva nk'uyu ntaruzi n'ikindi ndavuze ngo none ahita umva inyuma ushaka indi nzira unyuramo cyangwa ntuhamangure uko se wabikora nabikora suri kubona ntari seri genda iseri ugenda mubunza amagambo ihuta cyangwa uneka najya bameze inzira nabigendeye ugenda mubunza amagambo muri abayobozi iki uri igishega ugenda igishega wabwira ko ashirira neza bareka cyumba tawara takavuga kwa muzengere ureko nakuvunira umuheto kandi turakutamu hereza nta soni ijyane n'amazi agitamye namuye nabyo Esa ki izo zindi ko utari kuzizana zingahe hajya twavuganye byero gusa ndabona yaravunitse n'akaguru usezura n'antwazana umva wakanyongeye igihumbi ariko jyana nta kibazo n'ubundi nzi guhomba urumva
azabibona amasaha ifumbire ugira ngo ntangahe ifumbire urebe kuri murima umwaka washize twari twarishyizemo iyi nyana y'imbwa ngo ni rudomoro nyisigira imitungo yanjye ari n'inzu nta mana yanjye umva ni inyana y'imbwa umva kakanote nta kibazo harimo amazi harimo ewa wishegeza mwana ubwo se akaguru gakuyeho byakugora n'ubundi jya kubakoresha ubutanga nugaruka ari akure kabare yanjye nzagusogongeza pe no reka kampe ariko abantu wajije ubundi ukajya no gusogongera gasiha n'ubundi uri gasiha ndagusanga ku kabari igenda nta kibazo mani sawa rero nta ribi fata pisa ariko ntukagende nk'i Babylone oya sha uragira imisumari njombe sha kandi ubusazi bwawe ahubwo ihute mwana ihute ahose ubundi gasi karamba kandi kaboro wakintu kaburo se kandi kameza ngo umva nta n'igihumbi se nakazahabu kaka kano tuzavugana oya kano ko tuzavugana gatsinda ndagaruka ariko kugatwara ubwo kambaza njyana ze sibyo sha wapfa guhingamo amasaka nayo agira umusaruro kanaka iki gikobwa ngo ni buroro ubundi aka kaboro ntabwo kakibereye izi boro ziba ziberanye nanjye kumva hanga gasi ubundi rudomo intebe za Sakindi reba hano hose ukuntu intebe za Sakindi ukuntu wazisajishe ntabwo uzi gufata ibintu neza ibaze za Sakindi umuntu abasigira ibikoresho mubigira reba muhaye inote yiri ibihumbi 2 ariko ntabwo uri kuvuga Sakindi mukuru wanjye ataba Sakindi wa wundi ukunda kwambara n'ikanzu ahubwo se reka nkubaze niriwe njya kuvuga mene izi ntebe uzihawe nani ko nasize inzu nyikinze uzihawe nani ubushera bwanjye ntabwo bazongera kwicara hasi rwose ubushera ni bubaye intebe nese ariko uzi ko ntanaze gukubitiraho nese nizane ndavuze ngo rekuze buri munsi nawe ajya kubaho cyangwa umuntu araba gukubita bigira inzira izi ntebe noneho Sakindi ntaruraramo umva fata ariko noneho akaga kuvuye aha vuga w'umuntu Sakindi agomba kunsubiza amafaranga Sakindi aravuza amafaranga yanjye ujya usaba uramwibisha abandi oya mba Sakindi mubwire nta wundi muntu twari turi kumwe muri ubu rugo niwe wari uhari isaha yanjye urambwira ahantu yagiye urimo uranyumva neza akumva waretse kumubwiraguraho ko nubwo nari ndyamye ndabizi neza ko nta wundi muntu waje hano nta n'undi muntu wari uhari ninjye nawe twari turi muri ziba ndashaka isaha yanjye roro kicwa n'uburoro winyoromaho vuga aha uri byene ka ahantu vuga aha ka nyago vuga ngo icyo waki urashumba na ngewe ntabwo nzi atabigegera se ngo umuntu Garafre bari batwibye munazigaruye karabaye azana na iniki iriya mbwa ngo rigasiha twari dukubitanye yarambwiye ngo warazimugurishije mari simvuga none se kuri kuzu simvuga oya niba wanakwiziritse winigisha agashabazi k'umugore wawe haruka ndaniye bapfuye sana cyane pfurumba ki ose muvana kwari wo muvana isaha yanjye yayitwara gusiga mu rugo akaza no kwiba umva mabuje reka mubwire to umva iriya nyana y'imbwa ngo rigasiha yavuze ko ari rudomoro wazimugurishije Saki vuga make nakumenere hano njyewe uri kunyita mani mwese ngiye mufasha mu isosi basi mbabari oya korera ko twavuganye basi ndanaguherekeza bava ku nyana yawe uva ahangaha ufite isaha ubundi cyanyibeye n'isaha abana n'abatinyi we nzaga inturi zongera kumuzana muri uru rugo si wowe wamuzanye se hari inturi yamuzanye atari wamuzi ubu ni cyari kizijyanye cyo kanyago umuntu wamukuye mu by'ukuri
ngo ni mwene nyina. Mwene nyina se cyakigera yari kura kijyana. urambonera iki Buri munsi Umva ndeba none intebe zawe nari narya. Yewe ujya byisana nshaka isaha yanjye. hanura cyangwa nayo yitwarira ahangaha hanura cyangwa nacyo ahita agitwara cyane ubibona Yo muzana ariko wagiye. hanura Ataratwara hasusi yagiye. hanura ngo uri gukina Arakuzumbije. Isaha yanjye nayo bayijya. Azambaga zaramenetse. Ubu se nabyo. mubyanura ntazagira ikintu dore ntantera iyi myenda mwagiye muyanika mu nzu Ariko ubundi papa se bamuzanye bamujyanaga. vuga make Urabona ibintu byose yabitumazeho. Ariko nabwo abanyita umukobwa wanjye. yibike Mubabarire. yibike nayo nayimbwe inyirukanye amasaha reka njye kureba amafuti buriya ndabizi ya micungo niko bimeze niko mbyanzuye Rudomoro we nako mafuti wewe nagushakaga ngwino sha ndakubonyesha nanjye mvuye mu kantu k'akaraka ashaka ikende sha saki bubura sha yego inda kwafatanya n'umugongo se sha nanjye mvuye mu kantu k'akaraka urabona iriya mihendezo yose ukundeba gutya yawana gudakora n'akagesha ase mafu yo na komera cyane ariko nari nagukumbuye umeze papa ni amahoro ariko karabanyuzaho ugitaho ndagakunze ubuze akobyo ni inshuti yanjye uyu bamwita kirofasi turi kumwe ajya kubushaka ubwatsi sha ya saki mafuti urabye busenyana yimbwa ndagasa mafuti yewe gamana we mafu buriya njyewe abakire mba mbona muri ibintu by'ibigoryi bidatekereza amabyi amaheru wa kintu we reba kugira ngo ute umujyepfiriye uzamuke uze kuri aka uzi ukuntu byamvunnye kwazamuka wowe uzi ko nahigaga wowe uhiga se wowe ugahiga ntambwa we ubundi ngushaka iriba rya wenyine afukurira ibimabere ya nyoko buriya ni ukuvuga ngiye hariya kuba hariya mu mihanda urumva abarozi batangira bakanyerosha ngo nakize ngo nicisha bugufi iki giturage njye ntacyo kimbwenge ndamedita nkatekereza n'izo sho reka agasa ubundi ni gute wareka kutanuka kandi ndi umukire narakize buriya abantu b'abakire hari abatwita ngo turi ibinazi ngo turi ibiki ariko yewana hase sha ubundi nakubonye uba kwa Rudomoro bunyuraho ngira nte nakuvugisha ariko ushobora kutarumva sasa gushaka Rudomoro nta mugore we ubundi wamagamburaho sha imaho ndambaraho ndagasa ubundi ipantaro se cyangwa ikabutura oya ikisha nishitingi ndagasa yewe gawe ikiza mwa sasa nahuye n'ibibazo Rudomoro nyane bwanze ko nambara ikintu cy'igikositimu cye yewana umva se yego sha ikinzanye inaha igitumye nzamuka imizo nta kindi kintu cyari kunzana hano nk'unakubera nje kugusaba icumbi rero niho muntu mfite muri iyi karitsiye urumva niho muntu tuziranye inyana y'imbwa ngo ni Rudomoro urabizi turavukana uyanyirukanye
ngo ntabwo nshoboye guhaha ngo sinshoboye gukora kandi utwo nkoreye twose ubu nakabaye naranubatse etaje ariko umva yanyihenuyeho niko ateye ateye nabi mabya yase warubwa ko kavuna umuheto rufite urutwo rumeze nk'akawunga basyonyaguye urumva ariko kamubwira utonde buretse utamvugiramo urumva abaca umugani mu kinyarwanda ngo banena imbe umubyimba bakayirira umubyindi igicoci imbwa mbasire inyana yimbwa ngo bagiye gutura ngo gutatuye ngo ku muhanda ngo iki kuja kunsaba icumbi none wanjye mu cyaro kuki utagiye ngo ucumbikisha bariya batuye hariya nanone se ibyo ako karo ntabwo ari sawa ariko rero kamwereke Sakindi icumbi ryo urumva ako mfite umugore sha ni nkuba tomati igitomati gatomati rero utomata wambwa arankubita akamvunagura umva nkubwire nyine umva none se reka nkubwire sibyo agukubita uri umwe baca umugani ngo babiri bishe umwe ushaka ngo tumufatanye none se ubwo hari icyo utumva niba agufata akagukubita akagufatanya n'ubwonko bwawe bwatakaye muri kaburimbo imodoka zikabukandagira nubwo nasaze urumva ariko indera barantekinitse sha ndatekereza neza kabiri gukuba kabiri ni 8 rimwe gukuba kangahe ni 10 ubwenge buriho uburiho habe nama tugenda iwawe wahashye se uhahase reka nkwereke ntacyo ariko urumva bite wowe bite byawe umeze udashaka reka nkubwire njye mfite impungenge kunda kujyana mu rugo nkawibutsa umwana muvandimwe Sakindi ntabwo twabanye nabi urumva ntabwo twabanye nabi yego rwose akose yuguma ujya kwa Cyumbati nimugire icyo mufana ubundi kwanza reka tubireke Cyumbati iriya nyana yimbwa reka nkubwire y'urudarubi buriya Cyumbati namubanaho n'ukuntu umugore we avuga ngo afite akantu kangana n'umusumari umugore we bose nawe warazimenya ageze nawe tuzimenya yajya nderesaho anderesaho bya bintu kandi urabizi oya njyewe tugende iwawe turebe ndanashonjere gado maze icyumweru ntarya inda yafatanye n'umugongo bimeze nabi kwanza ako se nari ngiye kwishyuza nyine amafaranga oya urishyuza unsize mu rugo oya reka tugende ntacyo umugore urumva turabipanga neza akosha waza ubwo dore yacitse mu kibuno noneho ikote buriya ikote rifite umurizo umwishyire mu kibuno zana dore aha ngaha byarashize kandi ndanamugeraho nyine amenye kuko kumbura wowe ntugire wasi urumva agusha umugore wacu araduha amabere y'abamama ntabike nkurura karibu wowe mbega ibipangu we numvaga uzantuza mu rwumba rwizamo hano haye gatuzwa mu isano akantu ko kunuka nanone ntabwo ari sawa erega ni cya kibazo nanjye ngo hawuze wakubitira imbwa kusutama yazima ubwo umva akose umuntu uri kugenda uyahaguruka undi umukuru iwawe ni hehe nyine nuko utamenya mafu ni hano ushaka muri toilette ni madamu umusuhuza uraho neza mabuja iwawe ni muri toilette wa mugingo hano ni muri toilette ase umuntu uzavuga ko tuba muri toilette ihariye toilette ni iriya y'inyuma iriya nyine mbese wamuswa kuje gusaba icumbi no kugira wowe ko nta na toilette bijyubakira none okay akoma mafuti uracyanyita intebe zahora ari mafuti cyanyita mafuti oya nta n'umusheri wanyita n'umugabo cyangwa sheri koko gashirira amenyo yego mu izina rya Yesu oya shara kanuka shara mbabarira umbwire umugore wawe ko adashira isoni n'umuntu ushaka n'umuntu yitwa Sakindi ugikuye he mafu ndaje
cyo mafu reka nta kibazo niba ujya kuri toilette nawe iyi toilette ni iyi ngiyi bodi kwa mutinga ujya gute surareba ko atagiye kwangiza intoki reba oya mafu ni umva ubu nitwa n'inzara hari ibyo kurya oya nta kibazo akunda akosema reka manze nkubaze yo gushaka uruzanya no gufata urutoki rwose rukarucimbura rimwe uruzanya kurumaza iki oya arwaye impyiko agwaye impyiko bamutegetse kurya yagiye kunywa bahimba harepfiriya oya sha ararwaye ni uburyo bwo kwivura reka nkubaze ikibazo ndaguha desa wenda bihwanire reka nkubaze ikibazo kimwe yo gushari uyu muntu ari kugenzwa n'iki uramuraza oya ariko se kandi uhisumbaza ibibazo bibiri urumva bidafite uburyo subiza azanwe n'iki hari n'igihe wenda aranataha sibyo ariko wenda wagira ngo urerekwa hoya wagira ngo uranerekwa oya nta kibazo arararasha ni ukuvuga uramuraza uramuraza he hariya dufite icyumba kimwe bwira ahantu uri bumuraza ambo reka nkwereke rero sibyo sha mafuti beretse umva nkubwire reka nkubwire ariko itonde okay matura wenda nubwo wenda atari rinini cyane urumva ariko bya bindi tuzajya tubikora ku manwa nijoro wenda turarana oya byose baravuga ngo iyo byanze baravuga ngo niyo byanze ishoka ihatirira arisha